Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba aba Yesu abakunda Yesu mwiyemeje kumukurikira mu mwizera mu mwiringira mu muhanga amaso mu mutegereza muzi ko yabababariye ibyaha muzi ko yabakunze mutari mukwiriye gukundwa mwebwe dufatanya kwiga ijambo rye tubikunze dushikamye tudacika intege tudacogora ni karibu ya gahunda yacu nziza yo kwiga Bibiliya ijambo rya Kristo yongeye yageze. Imana ishimwe. Ni karibu mwene data uri kumwe nanjye Mark wa Yesu n'umudamu w'umugisha w'umucyo Fabiola wasuje mwene data udukurikiye. Imana ishimwe cyane. Rero turakomeje kwiga ijambo ry'Imana. Iyi Bibiliya twavuze ko tuzayiga ijambo kurindi igitabo ku kindi tudasimbuka tudacogora kugeza igihe tuzayirangiza, kandi tukayirangiza tuyiga dusaba Imana ngo Imana iduhindure, iri jambo riduhindure rituyobore turushaho gusa na Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Reka rero dutangire dusaba Fabiola n'ubundi adusengera tumira Imana muri iki kiganiro kugira ngo Imana ibane natwe. Umwuka wera dushyigikire, umwuka wera atumurikire, ahwejesha amaso yacu tubashe kureba imirimo n'ibitangaza byihishe hano muri iri jambo ry'Imana mu butunzi butarondoreka aribwo jambo ry'Imana. Dusengere Fabi. Katwubahe Yesu. Mana turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye uburinzi bwawe bwiza, tugushimiye ko utubera amaso, tugushimiye ko uri umunyembabazi, uri umunyebambe, urakiranuka. Tugushimiye ko uri mwiza, habwa icyubahiro Yesu, abagutegereje bose. Tugushimiye ko uri ibyiringiro byacu kandi bidakoze isoni. Turagushimiye ko uri amahoro y'abababaye, turagushimiye ko uri ubuhungiro bw'ababuze uko bagira. Turagushimiye ko uri Imana nyamana, turagushimiye ko mu mazina yose abaho ari we wenyine ukomeye, iryawe ni ryo nyine rikomeye. Ayandi aribagirana, ayandi arashira, manda zabo zigashira, ariko turagushimiye kuri Imana itagihinduka, kandi uri Imana idahindurwa n'ibihe, idahindurwa n'amasaha. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugutumiye muri aka kanya ngo bane natwe, Mwuka wera abane natwe, Mwuka wera dushyigikire, Mwuka wera aterane natwe. Mu izina rya Yesu turagutumiye. Buri wese ugiye kumvira ijambo ryawe agubwe neza, ubugingo bwe bubohoke, ubugingo bwe bukire, akire rwose aruhuke. Mana turakwinginze ngo rigere kure, kandi rwose ijuru rikomeze kunguka. Tuguhanze amaso kandi turagutegereje none n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu wabambwe urakoze. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Turakomeje no kwiga ijambo ry'Imana, ijambo rizima ridutungira ubugingo, ritumurikira, umwijima ntuduhagarara imbere. Amen. Imana ishimwe. Tugeze mu itangiriro igice cya 4. Twabonye itangiriro igice cya 1 n'icya 2. Imana irema umuntu, irema n'ibintu nta kihereyeho kubw'imbaraga n'ubushake bwayo n'ubutware bwayo. Irema umuntu kugira ngo ayubahishe, abe ishusho y'Imana, agaragaze kwera kwayo no gukiranuka kwayo. Imana ishimwe. Ayihagararire mu isi, ayobora ibiri mu isi nk'uko Imana yakabiyoboye ibaye ihari. Imana ishimwe. Hanyuma tugera mu gice cya 3, tubona ko ibintu byarahindutse. Mu gice cya 1 n'icya 2 Imana yabonaga ngo ibintu byose ari byiza, ariko bigeze mu gice cya 3 ibintu biba bibi kubera ko umuntu yakoze icyaha, kandi icyaha cyinjiye mu bintu Imana irababara. Ubuzima burimo icyaha bubabaza Imana. Iyo ibintu byajemo ibyaha Imana iravuga ngo ni bibi, ntibikiri byiza. Abantu bakoze icyaha barayisuzugura, bahabwa ibihano. Mu gice cya 4 tugeze rero, abantu bahanwe, tugiye kureba ibyakurikiyeho. Munyemerere mujye mu itangiriro igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 15. Dusome twihuta. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye,
maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe arihe? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho uri ikivumu ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo. Uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati, igihano umpannye kiruta icyo nakwihanganira. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso, kugira ngo hatagira umubona akamwica. N'aya magambo tugiye kuganiraho ku gice cya 4 imirongo 15 ibanza. Hanyuma nagira ngo Fabi wenda kubaza unsubize, ariko abadukurikiye bo bakurikiye Bible study online bo barajya batwandikira ibisubizo byabo muri comment. Aha, ni bande bavugwa muri iyi mirongo? Wumvishamo abantu bangahe? Wumvishamo abantu bande na bande na bande? Harimo nde? Uwa mbere ninde? Adam. Uwa kabiri Eva. Uwa gatatu Kayini. Uwa kane Abeli. Hari n'abandi bantu ariko ngo bashobora kuzabona Kayini bakamwica batavuzwe. Ariko bari si kiragiye hari abantu bane gusa. Ahubwo n'urubyaro rwa Kayini nyine narwo ubwarwo rwagombaga kuzamwica. Kuko Imana yo yagukuyeho amaboko, ubwo nyine ubushobora guhura n'ibibazo. None se ni iyihe myuga Kayini na Abeli bakoraga? Imyuga yabo. Kayini yari umuhinzi, hanyuma Abeli yari umworozi. Umwe yari umuhinzi, undi akaba umworozi, sibyo? Yego. Kayini yari umuhinzi, Abeli akaba umworozi. Twakomeje. Niki aba bana bombi bakoze? Bagiye gutambira Uwiteka igitambo. Bagiye gutura Imana ituro. Buri wese yagiye gutura ituro risa n'ibyo akora. Yego. Mbese akuye mu butunzi bwe. Aha, ubwo Kayini bivuze ko yajyanye kuki? Kubyo yejeje. Yego. Abeli yajyanye kubyo yoroye. Kubyo yoroye. None se twagiye. Aya matungo, itungo rya Kayini urabona ritandukaniye n'ituro rya Abeli? Ituro rya Kayini, Kayini yaragiye mu byo yahinze we afata nta kindi yitayeho. Ayura gusa nta kindi yitayeho, nyine ajya guturira Imana. Ariko Abeli we yagiye kureba icy'agaciro cyane mu matungo ye, ngo yatanze uburiza. Aha. Yego. Yatanze uburiza. Uburiza bivuze ngo ni itungo rya mbere. We yarebaga mu matungo yakajya areba amatungo yavutse mbere. Ko areba no ku rugimbi. Urugimbo. Areba ubwo ni amatungo abyibushye nyine afite ibinure. Yarebye amatungo meza abyibushye ya mbere, urumva? Ntabwo yafashe ibintu biciriritse. Oya. Yararebaga akavuga ati, ni ibiki natura Imana? Yego. Areba ituro rigize gute? Rifite agaciro cyane. Rifite agaciro nawe yemera, ryiza, riruta yandi. Yagiye mu matungo ye, ahitamo icy'agaciro kurusha ibindi. Ntabwo yapfuye gufata ibyo abonye. Hari no kwitondera. Kuri Kayini batubwiye ngo yafashe ku byo yejeje arajyana. Yego, ushaka gusanga haragiyemo n'ibibunzwe. Nta wamenya. Rero umutima twakoranye ibintu uba ufite ikivuze. Kuri Kayini batubwiye ngo yafashe ku byo yejeje ngashyira Imana. Ariko kuri Abeli nawe ngafata mu matungo, ariko we biri ni icyitonderwa. Yego. Yarabanje aravuga ati ntabwo njyana itungo ribonetse ryose. Imbere y'Imana ntabwo araho hano kujyana ibyo tubonye byose. Yarabanje aravuga ati muri aya matungo yanjye uburiza n'ubuhe? The first. Sibyo? Yego. Naye matungo mfite mbona ko ari aya mbere. And the best. Kandi meza kuruta yandi.
urumva Yego. aya matungo afite urugimbu, ibinure, ntabwo ari itungo rijenjetse, ntabwo ari rya tungo rinanutse wageza ku isoko ntibaguhe na bingahe. Yego. yarebye ngo ni amatungo meza abyibushye, ko afite urugimbu, afite ibinure, the best, the first and the best. Yego. ituro ry'uruva yaritekerejeho. buriya hari abantu bajya gutura Imana akafata ibisaguye akabitse mu mufuka wanjye, ubundi nta biceri, nta giceri cy'ijana kirimo, akagera akaba ari cyo ajugunya mu gaseke, akanavunjisha cyangwa akavunjisha kugira ngo bamuhe nyine ni ibiki nasaguye bidafite. bareka nkubwire, nujya ujya gutura ituro ujye witonda, ntukajye gutura ituro utabitekerejeho. ntabwo Imana abayeho ibisigazwa. ni ukureba ngo ni iki cyiza cya mbere nanjye nemera ko ari icya mbere, naho umuntu nanjye wubashye nahabwa nkanezerwa. yego. hari ikindi mbona kigereranywa n'iki kintu cya Kayini na Abeli. yego. uno mwanya dufata wo kuvuga ngo tugiye gufata umwanya wo kwegera Imana, umwanya wo kubana n'Imana, wo gusabana n'Imana, ntabwo dukwiye guha Imana umwanya wasagutse. oya, ntabwo Imana tuyi ibisigazwa. ngo ndabanza kujya muri gahunda zanjye, mbanze njye muri business yanjye, nyikore neza irangire, abana banjye bose ibintu byose mbyiteho, nindangiza ninsigaza nk'iminota 5 mpita mvuga tapo, iyi ngiri ko buriya nasenga, iyi ngiri ko buriya nakora ibi ngiri. Imana ikajya ibisigazwa by'igihe. rimwe na rimwe ugasanga ugiye muri wa mwanya wo kwegera Imana no kuganira nayo, ufite umunaniro mwinshi ukabije, ufite umwanya wo kuganira nayo birambuye, ngo ubusabane bwawe nayo bwaguke, kubera yuko wazanye ka kanya gato gasigaye. mfite ubwoba ko ka kanya gato gasigaye ukabikorana umunaniro, ukabikorana intege nke, rimwe na rimwe ibitotsi, ushaka kuruhuka, ushaka kugira gute. rero Imana dukwiye kuyiha iby'agaciro. ntabwo Imana tuyiha ibisigazwa. ntabwo isi izaduha umwanya wo gusenga, sibyo? ntabwo akazi ukora kazakubwira ngo ndagufasha, ariko noneho kano kanya genda none ujye gusoma Bibiliya, genda ujye kwiga ijambo ry'Imana. wowe niwe ugomba kubyiyambura, kuko wahaye agaciro iyo Mana nyine yawe, ukabyiyambura ukavuga ngo ngiye kubana n'Imana, ngiye gusenga, ngiye gusoma Bibiliya, ngiye kwiga ijambo ry'Imana. ntabwo rero isi izatugenera umwanya, ahubwo nitwe dukwiye kuyigenera umwanya, nitwe dukwiye kwifatira umwanya tuvuga ngo Imana dukwiye kuyiha mwanya ki. yego. yego. aha, urakoze cyane. Abeli yari umwana w'umuhanga, yari umwana wizera Imana, urumva ngo yagiye gutamba igitambo arabanza bitekerezaho, ntabwo yahubutse. wabyumvisha? mu Baheburayo ukuntu hatubwira, mu Baheburayo igice cya 11 urumva ku murongo wa 4, Baheburayo 11 ku murongo wa 4 batubwira ngo impamvu ngo yatanze igitambo, ngo Abeli yatanze igitambo cyiza, ngo yizeraga Imana, ngo kwizera niko kwatumye. urumva? yego. Baheburayo ko ngahe ngo Baheburayo 11 umurongo wa 4. umurongo wa 4 haranditse ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Imana dusoma ku murongo wa 6 kiraho. umurongo wa 6 baravuga ngo ariko utizera ntashobora kunezeza, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. urakoze cyane. kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Amen. urumva rero buriya ituro rya Abeli n'Imana arebye aravuga ngo uyu mwana ni umukiranutsi. ni ituro ryatamba nko kwizera, yabanje yizera Imana, yumva ni Imana ikwiye ibyiza mu byo atunze, yumva ni Imana yamuhaye byose, ariko amenya n'ubushake bw'Imana, yarazi icyo Imana ikeneye. rero ituro ry'uryitegereze, icya mbere ni ryiza, ni the first and the best, mu byo atunze niryo ryiza rihari, urumva? icya kabiri ariko ni ituro ngo riva amaraso. yarazi ko n'Imana nujya ubana mu isezerano rya kera ibitambo biva amaraso, ujye umenya ngo ubu twe ntitukibitambo, kuko icyo byashushanyaga cyararangiye. byashushanyaga nde? Kristo uzaza akatumenera amaraso tugacungurwa. urumva Abeli sinzi yegeraga Imana akamenya ko ibyo Imana ikeneye, akamenya ko Imana ikeneye umucunguzi wayicungurira abantu twaratanye, ababyeyi banjye bagenze nabi, ariko Imana ikeneye umucunguzi. urumva kino kintu kidakomeye?
uno mwana njye warantangaza. Ariko tekereza umwana wavukiye mu rugo rw'abanyabyaha. Adamu na Eva, abantu bigometse ku Mana. Urumva ababyeyi be baratanye. bivuze ko Imana itoranya uko ishaka. Noneho umva cyane, noneho avukiye mu rugo rubi. Mukuru we nawe ni Kayini, umwicanyi. Nta cyitegererezo Abeli yari afite, sibyo? Ariko Abeli nubwo bimeze gutyo, ngo yizera Imana, haleluya, ngo atanga ituro ririmo gukiranuka, aritangana kwizera. Buri Imana ntabwo ireba ibyo dukora inyuma gusa, ireba umutima twabikoranye. Ntabwo Imana ireba amaturo utura gusa, ireba umutima uyaturana. Ntabwo Imana ireba indirimbo uyiririmbira gusa, ireba umutima uziririmbana. Ntabwo Imana ireba amasengesho ujyamo gusa, ireba umutima uyajyanamo. Ntabwo Imana ireba ibyo utanga ufasha abakene gusa, ireba umutima ubikorana. Ibintu byose ukoze utabanje guha Imana icyubahiro kandi bitaganisha kuri Yesu, ku cyubahiro cy'umwami Yesu, ntaho ubugana. Amaturo ya Abeli yari arimo kwizera, yari arimo kumenya ubushake bw'Imana, yari arimo guha Imana icyubahiro n'agaciro. Yarebye ibyiza mu byo yari atunze, ngo ni uburiza, ni urugimbu, ni amatungo meza, ni amatungo ya mbere, ni ituro ririmo gukiranuka. Ariko urebe ituro rya Kayini, ngo yaragiye, urumva, ngo afata ngo mu byo yejeje n'imbaraga z'amaboko ye nyine ndejeje, ngo araterura arazana. Nta kindi batwereka, ntabwo batwereka ko yayitayeho. Imana ireba mu mitima yabo bombi. Kayini nubwo uri mukuru, uri gukora ibintu binyuranye n'ubushake bwanjye. Ariya maturo yatanze, ikibazo cyayo icya mbere, umutima yatanganye. Abantu benshi batanga amaturo ameze nk'aya Kayini, amaturo ugenda ujugunya utabyitayeho. Imana ibigira ngo ubanze utekereze, kandi utekereze ugeze kuri Yesu. Reka nkubwire, ituro uzatanga nudatekereza ngo ugeze kuri Yesu, wagukunze akakwitangira, kuko ngo Yesu, nzanya ayo maturo yanjye nje kugushimira ko wankunze ukanyitangira, ukampfira ukamenera amaraso. Ituro riva amaraso. Kuzana ituro utekereza ku maraso Yesu yakumeneye. Urumva, kuzana ituro utekereza ku wagucunguye utari ubikwiriye, kuzana ituro utekereza ku wagupfiriye utari mwiza. Ituro rya Abeli ririmo ikintu gikomeye. Fabi, urimo urakibona? Uyu mwana wavukiye mu babyeyi bapaganye, akavuka afite mukuru we wapaganye, ariko wakaza akizera Imana, akerekwa, akumva, akamenya ubushake bw'Imana, akavumbura ubushake bw'Imana. Ikintu cyose uzakora nimba atari bwo bushake bw'Imana, iyo uri gukora ikintu kinyuranye n'ubushake bw'Imana, buryo buri mu cyaha, niyo cyaba ari cyiza. Wari ubizi? Imana ikeneye ko uceceka wowe ukavuga. Ibintu byose dukora iyo binyuranye n'ubushake bw'Imana, niyo twebwe twaba tubona ari byiza, biba ari bibi. Niyo wavuga ngo ibintu ndi gukora ni byiza, Imana iri kuvuga ngo uri gukora ibintu binyuranye n'ubushake bwanjye, biba ari bibi. Ituro rya Abeli ryari rihuye 100% n'ubushake bw'Imana. Imana irishakira umucunguzi uzayicungurira abantu. Gutamba igitambo kiva amaraso, urimo urashushanya ibyo bintu, we urimo uratunga agatoki kuri Kristo. Amen. Ituro rihuye n'ubushake bw'Imana, ituro rihuye n'icyifuzo cy'Imana. Amen. Ujye ubanza ucunga ibyo uri gukora nimba ari iby'Imana igukeneye. Bara n'ujya ujya no gukora umurimo w'Imana, ujye ubanza utekereza, ariko ibintu ngiye gukora ubu n'ibyo Imana nkeneyemo. Ituro rya Abeli rero nicyo kirigira ryiza. Urumva, riraturuka mu mutima wizera Imana, riraturuka mu mutima ushaka ko Imana ihabwa ibyiza, riraturuka mu mutima wahishuriwe ubushake bw'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Ituro rinezeza Imana. Imana rero iravuga ngo Abeli, reka nkubwire ikindi kintu, ngo niwe mukiranutsi wa mbere wabayeho ku isi, niwe mukiranutsi wa mbere wishwa azira Imana, niwe mukiranutsi wa mbere wahowe Imana, niwe nzira karengana ya mbere yarenganya azira Imana. Abeli, umukiranutsi wa mbere wabayeho. Abeli mu mateka y'isi niwe mukiranutsi wa mbere wishwe azira Imana. None ikindi, Kayini niwe mwicanyi wa mbere wabayeho ku isi, mukuru. Wayumvishe? Ariko reka nkwereke, rondora ibyaha bya Kayini, itegereza Kayini umbwire. Kandi byinshi. Icya mbere ni iki? Yarishe. Umwicanyi. Yarikunze, buriya hajemo kwikunda. Gute? Kuba byonyine yariganije ubuzima umuvandimwe, akavuga ati nje nkomeze nyine ntacyo mbeho. Gutinyuka akica umuvandimwe umwe wenyine, babana. Tekereza. Harimo ubugome, harimo kutizera. N'ubugome, kutizera, yego. Harimo
kudakiranuka gukora nta gukiranuka kwajemo yakoze icyaha harimo kugomera Imana cyane buriya burakari ngo yararakaye umujinya w'umuranduranzuzi buriya harimo no guhubuka buriya yarahubutse ko yakoze ibyaha byinshi arifasha ararakaye Imana iraje ati Kayini urakajwe n'iki kurakara ukababara aho kugira ngo ajye kubaza Imana atari ko se Mana kuki ngewe ituro ryanjye waryanze basi nkora iki mbabarire basi unyigishe ndinjije wenda napfuye gutura amaturo ya feke ya ntakigenda wanyigishije ngewe nazeze iki turo rya iyo ajya kugisha Imana inama Imana ari kumubwira icyo gukora cyangwa akajya kureba murumuna we we ituro ryawe Imana yaryemeye kari yishimira ngewe ryanjye ikaba yarijugunye yariteye ishoti murumuna wanjye Abeli wangiriye inama wewe ni irihe banga wakoresheje aho kugira ngo Kayini ace bugufi agende agisha Imana inama cyangwa ajye kugisha inama umuvandimwe we kuko w'ituro rye Imana yaryemeye yarabikoze se ashaka iki ahubwo yararakaye ahekenya amenyo Imana iramureba ati kandi Kayini wowe ndakubona ushobora gukora n'ibindi byaha dore ibyaha biri gukomanga ku rugi Kayini bamaso ibyaha biri gukomanga kandi ukwiriye kugira gute kubitegeka siko bimeze ukwiriye kubitegeka ariko reka nkubaze ibyaha bitegeka umuntu buriya Imana yagusaba gutegeka ibyaha kandi bizi ko yakwimye ubushobozi bwo kubitegeka Imana yagushuka ngo ujye gukora ibintu utari bushobore ntabwo Imana ishukana burya Imana yibwiye Kayini ngo ibyaha byitugatugira ku rugi ariko ni wowe kubitegeka Imana ikongera ikamubaza ngo nukora ibyiza ntuzemerwa yari kumusaba gukora ibyiza ibizi ko nta mbaraga yamuhaye zo kubikora Imana yari ibizi ko Kayini afite imbaraga zo gukora ibyiza ariko ari uri kwigira ikirara sibyo yari ibizi ko ashobora gutegeka ibyaha bigakunda ariko se yarabitegetse none se ni ikibazo cy'Imana cyangwa ni ikibazo cya Kayini ni ikibazo cya Kayini Imana yivuze ngo dore ibyaha bitegeke ntibikagutegeke tegeka ibyaha natwe rega niko Imana itubwira we Fabio arategeka ibyaha hari umugabo ahantu ndasengeraga hari umugabo yayaga yifata akagwa mu byaha noneho Imana iransangira bimpishurira njya kumureba ntariko Imana yampishuriye ibi n'ibi ku buzima bwawe ibintu by'ubusambanyi no kujya mu bagore n'abakobwa ibintu bisa gutyo by'umwanda nta soni ugira umuntu tubona mu rusengero ufite igihagararo nk'icyo ujya mu byaha nka biriya arambwira ati mariko we ati rwose ati buriya ati nyine Imana imbabarire ati ubu mfite igikundiro ati abagore n'abakobwa baranyemera ati baranyemera ati ubu rero baba bangurura aho ngenda hose ati igikundiro rwose mfite kirangusha kura utesaho kura ubuswaho n'ubujijaho igikundiro gituma ujya gucumura ku Mana igikundiro igituma Imana iravuga ngo ntugasambane ukajya guza nta soni icyo gikundiro ni bwoko cyo gufite icyangiro umugani cy'abadayimo nimba ari igikundiro cy'abadayimoni barakwanga ariko Imana iravuga ngo tegeka ibyaha ava mu mikino ufite igikundiro se ni igiki igikundiro ni igiki yagera bibwira ati rwose inkumi zose ziranyemera n'abagore baranyemera ntabwo reka nkubwire ahubwo numva uba ufite igikundiro ahubwo ni uburyo bwiza bwo gufata abo bantu bose bagukunda ukabahuza na Yesu abagukunda ubahuza na Yesu ntabwo ujya gusambana nabo abagukunda ubahuza na Yesu ntabwo ujya gukorana n'ab'ibyaha yagushaye ibyaha birarimbura siko bimeze ibyaha birarimbura ibyaha biricisha urumva yareka abwira Kayini ngo Kayini bamaso nukora ibyiza uzemerwa Imana yari bizi ko yamuhaye imbaraga zo gukora ibyiza agakoresha ubushake bwe amahitamo ye mabi akajya gukora ibibi ntabwo Imana amutumye kwica arifata ajya kwica Imana yigeze ituma Kayini kwica n'uyu munsi niko bimeze iyo wifashe ukajya mu byaha niwo ubyijyanyemo si Imana ibigize gute si Imana ibikujyanyemo siko bimeze si Imana iba ibikujyanyemo ngo reka ngo ikigare ngo mbamo ngo abapampe banjye ngo abajama banjye ngo inshuti zanjye ngo abashuti banjye ngo nabo barabikora ngo ubwo rero ngo tutabikoze oya
ukwiriye gutegeka ibyaha. Umwana w'Imana ategeka ibyaha. Ino cano tukurikiriraho yitwa ba Yesu. Umuntu wa Yesu akwiriye gutegeka ibyaha. Ubaho gute munsi y'ububata bw'ibyaha warahuye na Yesu? Umuntu wahuye na Yesu ategeka ibyaha. Siko bimeze? Amen. Umuntu wahuye na Yesu ategeka ibyaha. Imana itugirire neza ko nta rwitwazo ruhari. Ibyaha biricisha, birarimbuza, bizana urupfu. Nujya ubijyamo ujye umenya ngo uri kugana mu rupfu. Hari ijambo yaramubwiye ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa. Nukora ibyiza ntuzemerwa. Nta mategeko ahana gukora ibyiza. Ngo ariko nudakora ibyiza bizagenda gute? Ibyaha biritugatuka kandi bizagutegeka. Iyo udategetse ibyaha byo biragutegeka. Sibyo se? Tegeka ibyaha cyangwa byo bigutegeke. Ariko dore isezerano ryiza Imana yaduhaye. Imana yaravuze ngo murwanye Satani nawe azagera gute? Azabahunga. Kandi mwegera Imana nayo izagera gute? Iyo urwanye Satani araguhunga, wakwegera Imana ikagera gute? Ikakwegera. Siko bimeze? Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero dukomeze n'ubundi. Noneho twitegereze muri Bibiliya zacu. Sibyo? Mukomeze mwitegereze muri Bibiliya zacu. Ariko mwabonye ibyaha bya Kayini buriya kwica murumuna we. Imana ariko yaramuhannye. Nibiye bihana Imana yamuhanishije. Fabi, itegereze muri Bibiliya. Uri kubonamo ibihe bihano? Yaramubwiye ngo nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Aho kugira ngo asabe imbabazi we ahita abwira Uwiteka ayibwira ngo igihano umanye kiruta icyo nakwihanganira. Oya, hejuru y'aho hantu havuga ngo iki? Hejuru y'aho umurongo ubanziriza 12 haravuga ngo 10 haravuga ngo aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho uri ikivume ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpanye kiruta icyo nakwihanganira. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa. Nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azahorerwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Imana urakoze cyane. None reba, Kayini arifashisha murumuna we icyaha cyo kwica. Imana imubajije ngo Kayini, yarabanje akora icyaha cy'umujinya, ararakara. Imana imugira inama, aho kwihana uburakari yongeraho kwica. Amaze kwica, Imana imubajije ngo wakoze ibiki? Aho kwihana ubwicanyi ngo ndomurinzi wa murumuna wanjye se, asuzuguye Imana. Urumva ko gasuzuguro? Kandi ubundi turabarinzi ba barumuna bacu. Njye ndi umwana w'imfura iwacu, ndomurinzi w'abavandimwe banjye. Sibyo nakuze mvuga ngo ngomba kuberera imbuto, umwana uzigira ikirara azaba atarabyigiye kuri njye. Siko bimeze? Turabarinzi ba barumuna bacu, turabarinzi ba bagenzi bacu, turabarinzi ba bene data. Imana yadushyize mu isi ngo turinde ibiyirimo. Turabarinzi ba bagenzi bacu, turabarinzi. Siko bimeze? Imana itugirire neza. Noneho rero tugikomereje aho, urumva bakagasuzuguro ka Kayini. Imana igihano mpanye ntago ari cyo kwihanganira. Imana iravuga, Imana irazitereka nkuhane rero. Wanze kwihanura gereka ibyaha ku bindi, uragereka ibyaha ku bindi. Imijinya, uburakari, ubwicanyi, amashyari. Umuntu agira ishyari ngo nuko igitambo cya murumuna we cyemewe. Birana ubuswa. Jye mfite barumuna banjye, ndabasengera ngo bazaba bakire, babe n'abakristo cyane. Wenda kundusha, kundenga. Umugisha nagira kugira amahirwe ukabona abantu muvukana bose barakijijwe, bafite Yesu, bagendana nawe. Kugira amahirwe ukabona
ni abakire, baragenda mu mamodokari meza, batuye mu ma etaje meza, byagiye by'amarana basengera abavandimwe banjye ngo bazakire rwose, mba numva ari umugisha, nta kibazo kirimo. Niyo bakira bakandenga bakagera ahantu heza, bakagera kure, ni umugisha. Ariko Kayini ni nta kigenda, ageze amahirwe igitambo cya murumuna we nibura kirembewe, ibyo bajyanye byose ntabwo bijugunywa. Ageze amahirwe abonye umuntu ari bubaza ati wamfashije aka n'aka n'aka. Ishyari ni ribi we, umuntu agira ishyari akanarigirira murumuna we koko. Yanga kwihana, Imana irazitira. Ubwo wanze kwihana rero ndaje nkuhane. Buriya abapagani mwese mwanze kwihana, Imana izabahana. Abapagani bose banze kwihana, Imana izagira gute? Izabahana. Imana irakugira inama iti dore Yesu, mwizera wihane ibyaha ubabarirwa. Ukanga kwizera Yesu ukamujugunya, ni akazi kawe. Ingaruka z'ibyaha byo zizaza ntawe uzazihungira. Imana iraza igihano cya mbere ngo uri ikivume. Niwe muntu wa mbere Imana yavumye. Na Adamu na Eva nubwo bakoze biriya byaha ntabwo yari yarabavumye. Barabikoze, Imana irababara, irazivuma inzoka. Irongera irababara, irazivuma ubutaka. Adamu na Eva Imana ntiyari yaratinyutse kubavuma. Kayini ibonye ibyo akoze we biza ari bibi, biza birenze, biza bikabije. Imana irazitikaye uri ikivume, nawe ndakuvumye, uzapfura inzererezi. Ujya werirwa womongana wandara, uri inzererezi n'igicamuke nka Satani. Urumva icyo kivume, urumva kwica umuntu ni ibintu bibi cyane. Ariko twereke ngo cyaha cyo kwa Adamu na Eva kirakuruka no mu bana. Burya ukoze ibyaha bikuruka no mu rubyaro. Nibyo twita sinful nature. Abantu bagenda barushaho kuba babi. Ariko uribuka bya bindi, urubyaro rw'inzoka, urubyaro rwa Satani. Kayini yese ajya mu rubyaro rwa Satani, ariko Abeli urubyaro rw'umugore, urubyaro rw'umwana w'Imana. Abeli ari kumwe n'Imana, Satani ari kumwe n'inzoka. Nako Kayini ari kumwe n'inzoka na Satani. Urabona? Kayini ari kumwe na Satani. Kayini ari kumwe na Satani. Abeli ari kumwe n'Imana. Abeli ari kumwe n'Imana. Urimo urabona ukuntu baravuka aho hamwe, bigabanya n'ubundi. Ariko hatangiye kuzamo ibice bibiri, imiryango ibiri. Hari umuryango w'abana b'Imana n'umuryango w'abana ba Satani. Hari abahisemo kugendana n'Imana, hari n'abahisemo kugendana na Satani. Kwa Kayini bahisemo kugendana na Satani, ariko kwa Abeli bahisemo kugendana n'Imana. Kugeza ubwo urumva Kayini arashaka ikintu kinezeza Imana. Ngo ituro rya Abeli ngo ryanejeje Imana we, ngo nubwo yapfuye ngo amaraso yaracyavuga. Ariko Imana ishimwe ngo hari amaraso avuga ibyiza kurusha Abeli. Amaraso ya Yesu yo ngavuga ibyiza kurusha yande Abeli. Kuko amaraso ya Yesu yaraducunguye. Ni amaraso yazaniye abantu gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Amaraso ya Abeli yo nyine arataka, ni inzira karengane itaka, ikeneye uwayirengera. Ariko ni umukiranutsi wa mbere wabayeho, ni umukiranutsi wa mbere isi yatunze. Ni inzira karengane ya mbere yapfuye, izira Yesu, izira kwizera Imana, izira amen kugendana n'Imana. Imana ishimwa cyane. Noneho Kayini aho gusaba Imana imbabazi, Imana imukubise ibihano ati Imana ati ibyo bihano biraremereye. Aho kugira ngo yihana asabe Imana imbabazi ati ibyo bihano biraremereye rwose, mbabarira ugabanye ibihano. Ntago nabyihanganira. Ibyo bihano birakomeye rwose, n'abana nzibyera bazambona banyica. Urumva aho gusaba Imana imbabazi no kwihana, ngo Mana ngo basi ngo wakoroheje ibihano ho gatoya. Abura Kayini yarameze ati biratangaje. Aho kugira ngo yihane asabe Imana imbabazi, Kayini araziti Mana ibi bihano byoroshye biraremereye. Imana itoke ukeneye ko byoroshya, okay cyane nacyo uzaba inzererezi, cyakoze uzakubona no ntazakwice, ngo mushyira akantu k'akamenyetso ngo uzakubona azakubabarira ntazakwica, ariko nyine genda ujye uzerera. Ubugire igicamutsi buriya rumva Mana yisineje. Ariko muri Yesu, iyo usanze Yesu rero ukamwizera neza, we waraza agushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera. Aranakubwira ati ndakubabariye ubwo wihannye ibyaha ukanyizera. Ndakubabariye, nkushyizeho n'ikimenyetso cy'umwuka wera. Amen. Azaba muri wagendane nawe akuyobora iminsi yawe yose. Sibyo? Kandi mukuyeho urubanza rw'ibyaha, ndakubabariye. Muri Yesu turababarirwa. Imana ishimwe cyane. Fabi, ni igiki ugiye kuri Abeli? Mwigiyeho guha Imana ibyanjye byose by'agaciro. Uyu mwigiyeho guha Imana ibyanjye by'agaciro. Ntabwo nyine Imana ngomba kuyiha ibyasagutse.
ntabwo imana ngomba gufata umwanya ngomba kuyiha ngo ngurebere akanya gato kasagutse katari bugire n'umumaro. Imana nyine ikwiriye byiza, imana ikwiye ibyiza, imana ikwiye iby'agaciro uko byagenda kose, kuko n'ibyo tuba dufite niyo yiba yabiduhaye. Rero dukwiye kuyiha ibyiza. Imana ikwiriye umwanya mwiza, imana ikwiriye kuganira natwe dutuje, nk'uko utajya kuganira n'umukunzi wawe ngo ujye ahantu mu rusaku, nk'uko utajya kuganira n'umukunzi wawe mukumburanye ngo umubwire ngo ngusanze mu muhanda ndagupepeye mpise ngenda. Oya, ntabwo ariko bikwiriye. Nk'uko ugenda ukicara nawe mugatuza mukaganira, byaba ngombwa mukananywamo. Imana ikwiye ko wicarana nayo mukaganira utuje, nyine nk'uko uyishaka ukayibona, nyine nayo ntabwo ikwiye kudushaka ngo iture. Amen. Amen. Hanyuma turi kugana ku musozi w'iyi Bible study yacu uyu munsi, sibyo? Nagira ngo nibutse abantu ikintu cyose uzajya gutura Imana ujye ubikora ubyitayeho, sibyo? Kandi ituro ryose ridashingiye kuri Yesu wapfuye akazuka, ikintu gikomeye Yesu yagukoreye mu buzima nuko yagupfiriye ku musaraba akakubabarira ibyaha. Nkubwiza ukuri, ishimwe mporana njyewe Imana nkora ibintu byinshi byiza, ariko rwose pe njya mbyibagirwa ibintu bisanzwe. Ndazi kuko nari ndwaye ikankiza, hari umunsi nzarwara noneho hari umunsi itazankiza ikeneye kunyishyira, sibyo se? Kuvuga ngo yampaye akazi n'abadafite Yesu baragafite. Hari abantu benshi bafite akazi kandi bazarimbuka. Kuvuga ngo yampaye umuryango, hari abantu bafite imiryango kandi bazarimbuka bayifite. Kuvuga ngo yampaye amashuri, hari abantu bafite amashuri kandi bazayarimbukana. Ibyo bintu mbishimira Imana, ariko si cyo kintu mbona gikomeye Imana yankoreye. Ikintu nzi gikomeye Imana yankoreye nuko yatanze Yesu akajya ku musaraba agapfa azira ibyaha byanjye, sibyo? Akankuraho urubanza rw'ibyaha, akampindura umwana w'Imana, akanyambika gukiranuka kwe, sibyo? Ikintu nzi gikomeye Imana yankoreye yampaye ni ugutanga umwana wayo ngo apfire ku musaraba azira ibyaha byanjye. Kiriya kiruta ko Imana yari kumpa isi yose ngo ibe yanjye. Kiriya kiruta ko Imana yari kumpa amazu yose ngo aba yanjye. Kiruta ko Imana yari kumpa amamodoka yose n'indege zose n'ibyo ibiriho byose ngo bibe byanjye. Umwanditsi umwigeze kwandika ngo ariko ngo Imana itarimanye Yesu ngo ikamutanga ku bwacu ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Wowe watinyutse gutanga umwana wawe w'ikinege ngo apfira umunyabyaha, ikindi kintu wakwima uwo munyabyaha ni igiki? Ishimwe duhorana, ishimwe ritagajuka, ishimwe ridacuya, ishimwe ridacogora, ishimwe ridakama, ishimwe ridacika imbaraga, ishimwe rihora rigurumana muri nge, urukundo Yesu yankunze. Amen. Nujya ujya no gutura Imana ituro, ugiye kuyikorera umurimo, ugiye kugira ikintu cyose ukora, ugiye kuyiririmbira, ugiye gupfuka mu isenga, ugiye kuyitura amaturo, ugiye kuyikorera umurimo, ujye ubanza utekereza, uyu mwami wankunze akanyitangira, niki namwima, niki ntakora kubwe, niki ntatanga, mbizi ko ari Yesu koko ndi kugikorera. Iyo bitabaye ibyo uba uri gutura amaturo ameze nk'aya Kayini. Iyo bitabaye ibyo uba uri gukora imirimo ariko umeze nka Kayini, imirimo idashobora kukugeza ku gakiza. Uba urimo urakora ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana, uba urimo urakora ibintu Imana idakeneye. Ubwo ikintu Imana ikeneye nuko mbere na mbere abantu bihana ibyaha bakizera Yesu bakababarirwa. Urumva? Mbere na mbere ibintu uri gukora iyo bitari kutunga urutoki kuri Yesu, bitari kwerekana Yesu, bitari kuzamura icyubahiro cya Kristo, uba uri kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Nshoje mvuga ngo we wadukurikiye, igenzura urebe nimba koko wizera Yesu. Amaturo ya Kayini yari mabi, yayatanganye umutima utizera. Ariko iyo wizera Imana uravuga utumva ndakwizera, kwizera bikagutera kuyikunda no kuyubaha, ukajya ukora ibintu Imana ikeneye gukora, apana gukora ibintu wowe witekerereje ko ari Imana ikeneye kandi atari nabyo ikeneye. Imana itugirire neza. Mwakoze kubana natwe muri Bible study. Imana ibaha umugisha cyane. Naho ubutaha dusoma Bibiliya tudasimbutse,
n'ubutaha ntuzasibe, dukomeze tugendane urugendo kugeza igihe tuzarurangiza. Imana iguhe umugisha mwene data. Wakoze kubana natwe Yesu, ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Urakoze kuri Bible study uduhaye, urakoze kubwira ijambo ryawe uduhaye. Abaryumvisha bose wongerera imbaraga z'umwuka wera kugira ngo bakomeze gukura basa nawe, kandi abari bari kugenda nabi ubahe kwihana no guhindukira. Kayini yanze kwihana, ariko twebwe uduhe kwihana imirimo yacu mibi, uduhe gukora imirimo myiza, imirimo irimo kwizera. Urakoze ukomeze kudushyigikira. Abadukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, ndasenze ngo ubakize, ngo ubikemure ibibazo byabo, ngo babere umutabazi mwiza. Ijambo ryo riratubwira ngo dore Uwiteka niwe buhungiro bwacu, ngo kandi ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ndasenze kugira ngo abadukurikiye bafite ibibagoye, bibaruhije, bibananije, bibaremereye, abo bose mu izina rya Yesu ubamara agahinda, ubamara umubabaro, ubabere igisubizo. Urakoze kubyumvisha mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. Mwakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Yesu abahe umugisha cyane. Amen. 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 Amen.